Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Turashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha. Turashima Imana kuko ari Imana ituba hafi. Ni Imana itwitaho uko bukeye uko bwije. Ni Imana itagisinzira ku bwanjye ku bwawe. Ni Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa kugira ngo ikurengere. Turashima Imana kubw'iki gitondo cy'umugisha. Turashima Imana kubw'iri tangiriro ry'iki cyumweru dutangiye mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana kubw'uburinzi bwayo. Iki gitondo mu nyemerere dushima Imana kandi tubwira Imana uti Imana turagushimye. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, murengezi wacu mwami. Turagushimye kubw'iki gitondo cyiza. Turagushimye kubw'iki gitondo cy'umunezero. Turagushimye kuko uturemeye uyu munsi mwiza kugira ngo tuwugenderemo kandi kugira ngo tuwuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimye Uwiteka Imana ihoraho. Ndagushimye kubw'iki gitondo mwami. Mwami, ibyabaye nijoro byose mwami waturengeye mwami, suko ibiduhiga bitari bihari, ahubwo Uwiteka mwami watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Ndagushimiye mwami kubw'uyu munsi musha. Ijoro riratambutse, umucyo uraje. Ni umunsi mushya mwami uturemeye kugira ngo tuwugenderemo, kugira ngo tuwuyobore, kugira ngo dutegeke kandi dutware mu izina rya Yesu. Turagushimye rero mwungeri mwiza. Iki gitondo nyemera papa, imitima yacu iciye bugufi kandi imitima yacu nyagasani data irakunyotewe kugira ngo twumve icyo twifuzaho, kugira ngo twumve mwami data icyo dukeneho muri iki gitondo mwami. Nyemerera uvugane natwe mwami, nyemerera udusange, nyemerera utwiyereke mwami, nyemerera nyagasani data dukeneye kumva icyo uvugana natwe. Dukeneye kumva mwami Imana data ijwi ryawe. Dukeneye kumva mwami Yesu data icyahaza imitima y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ncishwe bugufi, nemeye kukugendera no kugukorera, nemeye guhagarara mu butware bwawe. Nyemerere kumbere mikoro kandi nyagasani data mvuge ndangurure naba ari nge mwami, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze mwami, turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro. Shimwe ni ryawe mwami none n'iteka ryose, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turashima Imana rero kubw'iki gitondo cyiza. Imana ituremeye, Imana ituremeye. Imana ishimwe kuko uramutura amahoro. Imana ishimwe kuko ni muzima. N'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Bagiye ntacyo barushaga, suko wakiranutse, suko uri mwiza, suko ukomeye, oya, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Ni umugambi w'Imana ku buzima bwawe, ni umugambi w'Imana ikigufiteho. Haleluya, ubishimira Imana. Reka nkubwire, kuba uramutse, kuba uriho nta wundi ubikesha. Urabikesha Imana y'itangiriro ryawe, urabikesha Imana yakuremye utari wabaho mu nda urusoro mu nda ya mama wawe. Urabikesha Imana yagushyiriyeho kugira ngo ubeho. Haleluya, ni umugambi w'Imana. Uri mu mugambi w'Imana, uri mu mugambi w'Uwiteka Imana ihoraho, uri mu mugambi w'Imana isumba byose. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Bibiri ijambo ry'Imana Yeremiya 29:11 biravuga ngo dore ibyo nibwira nzabagirira ni byiza. Haleluya, ibyo Imana yibwira kukugirira ni amahoro. Ibyo Imana yibwira kugira muri iki gitondo, ibyo Imana yibwira kugira iki cyumweru dutangiye, ni umugisha ku buzima bwawe. Imana yacu ishimwe cyane. Ni byiza si bibi. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana rero, turashima Imana itwitaho, turashima Imana itwimana. Ibiduhiga biba ari byinshi ariko Imana iba yaturengeye. Imana yacu ishimwe cyane. Ndashima Imana rero kubw'iki gitondo. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yeremiya 31:31 Yeremiya 31:16 haravuga ngo uku niko Uwiteka avuga ati, hoza ijwi ryawe we kuboroga. Haleluya, n'amaso yawe yo gushokamo amarira, kuko umuriro wawe uzaguhesha ingororano. Niko Uwiteka avuga, kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha. Imana yacu ishimwe cyane. Torero ry'Imana, birashoboka yuko wararurira, birashoboka yuko ushobora kuba uramutse bitameze neza, birashoboka yuko uramutse muri iki gitondo wibaza uko biri bugende, wibaza inzira bizacamo, wibaza igisubizo, wibaza uko biri bugende. Reka nkubwire, ijwi ry'Imana rirakubwiye ngo hoza wajwi we urira. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yakubwira ngo hora,
Imana yakubwira ngo iguhojeje amarira. Kandi reka nkubwire, Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwira ngo ahari kurira kwararira, ariko igitondo impundu zikavuga. Yesu nashimwe cyane. Ni Imana ihindura amateka nshuti yanjye, ni Imana ihindura ubuzima, ni Imana itabara uyitabaje. Imana yacu ishimwe cyane. Iki gitondo reka nkubwire ngo birashoboka yuko warayurira, birashoboka yuko bimeze nabi, ariko reka nkubwire ngo Imana igufitiye igisubizo. Yesu nashimwe cyane. Imana igufitiye igisubizo nshuti yanjye. Iki gitondo nkuzaniye inkuru nziza ku ijambo rivuga ngo Imana ya Israeli igukureho igitutsi. Toro ry'Imana, hari igihe tuba mu buzima bwambaye ibitutsi, hari igihe tuba mu buzima isi kadufata ijambo, hari igihe tuba mu buzima tukaba mu ngingo z'amakuru, hari igihe tuba mu buzima nta wundi urimo kuvugwa, hari igihe tuba mu buzima wanyura muri karitsiye akaba ariwe baryanira inzara, hari igihe uba mu buzima isi ikakwambika iyindi shusho, hari igihe uba mu buzima isi ikakwambika iyindi sura, ariko reka nkubwire muri iki gitondo ngo Imana ya Israeli igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Abisi bose bakwishe, abanyamahanga bakwise amagambo, bakwishe andi mazina, ariko Imana igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, mu ijuru dufite Imana, dufite Imana ibera kandi hose icyarimwe, dufite Imana mu buzima bwacu, dufite Imana ituze, dufite Imana igihindura ubuzima n'amateka. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 30, turasoma 21 kugeza kuri 24. Itangiriro ibice 30 ku murongo, duhere ku murongo wa 22 kugeza kuri 24. Bibiliya ijambo ry'Imana yatubwira Imana yibuka Rasheli, iramwumvira, izibura inda ye, asama inda, abyara umuhungu. Ati Imana inkuyeho igitutsi, amwita Yosefu, ati Uwiteka anyongereye undi muhungu. Imana yacu ishimwe cyane. Bibiliya iyo dusomye muri mu mirongo tuanjije, Bibiliya tubwira ngo Rasheli yari ingumba. Rasheli yari umugore wa Isaka, yari ingumba, ntabwo yabyaraga. Byari bizwi ku musozi, byari bizwi n'abantu bose, yari ingumba. Ariko reka nkubwire, igitondo cyabaye kimwe, yari yaratakiye Imana, yari yarahamagaye Imana, yari yarasenze, yari yarayitakambiye nk'uko nawe watakambye. Imana yacu ishimwe cyane. Ariko mu izina rya Yesu, iki cyumweru Imana igukureho igitutsi, igitutsi wari umazeho iminsi, ubuzima wari umazemo iminsi. Iki cyumweru Imana igukureho igitutsi. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Imana igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Igitutsi bakwise, baravuze yuko bidashoboka, baravuze yuko bitakunda, baravuze yuko. Imana yacu ishimwe cyane. Igitutsi kiri mu buryo bwinshi. Igitutsi gishobora kuba ari ubukode, igitutsi bishobora kuba ari ubushomeri, igitutsi bishobora kuba ari igihe ubona yuko cyakurengeye cyo gushaka, igitutsi birashoboka yuko bwabura ari uburwayi, igitutsi birashoboka yuko warize ariko ibintu urimo urabona abandi babonye akazi, ariko wowe imyaka imaze kuba myinshi. Reka nkubwire, buri muntu wese afite igitutsi mu buzima bwe, ariko iki cyumweru mu izina rya Yesu Imana igukureho igitutsi. Yesu nashimwe cyane. Wowe wari uri mu gitutsi muri iki gitondo, wowe wari uri mu gisuzuguri, wowe wari utinze mu gisebo, Imana ya Israeli igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Ayo niyo magambo mwaturiyeho iki cyumweru. Imana igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe cyane. Ni Imana itembesha imigezi mu kidaturwa, ni Imana igiharura inzira mu butayu, ni Imana igica inzira mu nyanja, ni Imana igihindura amateka nshuti yanjye. Imana yumvise gusenga kwa Yabesi, ikamuhindurira amateka. Muri iki gitondo nawe ndaseze ngo Imana ikwibuke mu izina rya Yesu. Imana ikwibuke. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yibuka Abisirayeli bakoze uburetwa imyaka 430, yumva gusenga kwabo bakura mu gihugu cya Egiputa. Nawe uyu munsi hari ahantu wari utinze, nawe uyu munsi hari ubuzima wari umazemo igihe, ariko Imana ikwibuke mu izina rya Yesu, igukureho icyo gisebo mu izina rya Yesu.
Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Reka nkubwire, Bibiliya yuzuye abantu Imana yakuye mu gitutsi. Yibutse Abrahamu na Sara, irangiye yari yarabahaye isezerano, ariko babonaga yuko bikomeye, babonaga imyaka ibarengere, babonaga yuko bidashoboka. Reka nkubwire, Imana kugutabara nawe yagishimaka, Imana kugutabara ntabwo yarindira ngo icyumweru gitaha. Birashoboka yuko aho utabona inzira Imana yaharema inzira. N'Imana isatura mu musozi warangiza hakaboneka inzira. Imana yacu ishimwe cyane. Wizera Imana kandi uyiringire. Iki gitondo iyibutse Rasheli yarangiza ikamuha urubyaro, mu izina rya Yesu nawe ikwibuke, igukureho igitutsi abasi bose bakwitaga, muri karitsiye bakwitaga, mu mibereho yawe, yewe mu kazi, mu muryango wawe, igitutsi cyabo kimaze imyaka. Ariko mu izina rya Yesu ndasenga ngo Imana ikwibuke, igukureho igitutsi mu izina rya Yesu. Mana turagushima, data tuguhaye icyubahiro, Mana tugushize hejuru. Data urera kandi urakiranuka, uri Imana yacu, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura ubuzima. Mu izina rya Yesu Kristo wibutse Abisirayeli, mu izina rya Yesu wakuraho igitutsi. Wibutse Nyagasani data Abisirayeli bari bamaze iminsi 40 bari mu buvumo. Mu izina rya Yesu wohereza umugaragu wawe Dawudi aza ku rugamba, mu izina rya Yesu atamenyerewe. Uwiteka Imana Nyiringabo araza ahanamura Umufilisitiya. Muri iki gitondo nanjye ndasenze, Uwiteka Imana y'amahoro ngo ugire abantu Mwamana data wibuka, mu izina rya Yesu ubakureho igisuzuguriro, ubakure mu buzima bari bamazemo igihe, ubakure mu buretwa, ubakure mu buzima Nyagasani data bw'icyangiro, mu buzima budafite ishusho. Mu izina rya Yesu data wera wese utembeshe imigezi mu kidaturwa, uharura inzira mu butayu. Imbaraga zawe Nyagasani data zicikamira imbaraga zabananizaga. Uwiteka Imana y'amahoro nyemera byiringiro bizima, ukora ibikomeye muri iki cyumweru ku muntu wese unkurikiye. Mana Nyiringabo Uwiteka umukure ku musozi yari amazeho iminsi, nk'uko wabwiye Abisirayeli urababwira ngo igihe mazengurukiye uwo musozi kirahagije ni mucyamike. Reka hagire abantu bacyamika, reka hagire abantu Nyagasani data wera wese bakire gusama, basama ibitangaza, basama Mwamana data wera wese ubuzima reka buhinduke, imibereho reka ihinduke. Imbaraga zawe reka Mwamana zireme, Mwamana data wera wese zireme itandukaniro, zireme Nyagasani ibyiringiro bizima, zireme kwizera, zireme Nyagasani data wera wese abari Mwamana bari bihebye bongere Nyagasani data wera wese kuvomererwa ibyiringiro bisha. Urakoze Mwami, turagushimiye. Bana natwe iki cyumweru gitangiye, uzadushoboze Mwami kuba kuri iki gicaniro. Buri muntu wese udukurikira ahabwa umugisha Mwami, kandi umuteze imbaraga zo kuzajya dukurikira. Urakoze Mwami, turagushimiye. Mana tuguhaye icyubahiro, shimwe ni iryawe Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka iki cyumweru kibabera icyumweru cy'umugisha dutangiye. Imana izagendana namwe, Imana izaringaniza intambwe zanyu, Imana izatembeshe imigezi mu kidaturwa. Wari ufite ubuzima bumeze nk'aho buri mu butayu, ariko Imana ivubira amasoko y'umugisha mu izina rya Yesu. Wowe wari uri ingumba zo kutagira ikintu ushobora kugeraho, mu izina rya Yesu Kristo Imana ikwibuke. Wera uyu munsi watangire gusama, wakire mu izina rya Yesu. Imana ibagire neza, amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.